nza kuba amazi rero bigusha nihangane tumaze iminsi dukorera umwami kandi dukomeje aya magufa yakongera gusubira kuba Ezekiel abwira Imana ngo Uwiteka ni wowe w'isi iramubwira ngo hagarara muri iki kibaya urankorera umurimo umwe gusa uhanuye Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto yararibwiye ubwo dukorana nayo Imana ihabikije ubwo dukorana nayo turabigira ngo mudaherere umuntu bw'Imana mugufasha ubusa hari icyo nahishuriwe rero umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana ariko adakorana nayo asubira umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana ariko adakorana nayo agahinduka icyapa cyiza kivuga ibya Yesu neza ku murongo yanyuza mu ijwi yanyuza mu kuvuga nk'uko kwa Joseph yanyuza mu kubyina akabakabana yanyuza mu kwambara ibitambaro yanyuza mu kwambara ijipo yanyuza mu kwitwa umwanda pe ushobora kuba icyapa cyiza Imana yifashisha ikoresha ariko udakorana nayo ariko Pawulo yanyuza mu bwo dukorana nayo ubwo dukorana nayo turabikinga kugira abazima ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana kubupfunda ubusa hari ibintu biri byeje mu ijuru Imana yabuze aho abihari bikoresha baye ntibagihari baye Enoke ntibagihari badawudi ntaho hari ibindi bintu biri mu ijuru biri byeje bitari by'abantu undi muntu ubikoresha ariko icyamba uyu munsi muri aya masengesho y'iminsi hanyuma amasengesho yo gusaba ibitenge gusa no gusaba avoka n'imineke aba amasengesho yo gusingira ibihishwa mu ijuru mbese iyo musenga musaba iki iyo musenga ubundi amasengesho y'iminsi ne ubundi asobanura iki niko njo neza tukukora ubukwe tukabishyira abandi barasenze bahagarika imvura abandi barasenze bazura bapfuye abandi barasenze babwira izuba rirahagarara babwira ukwezi ngo ukwezi hagarara abandi barasenze nshuti zanjye barasenze tabita arazuka ariko twebwe turashaka amafaranga yo gukodesha turasengera abatwanga abatuvuze abaturogeye abatwiciye oya kuki wantumiye musoza yo aho tujya ba Eliya bari aho tujya ba Enoke bari umugabo wagendanye n'Imana imyaka 300 Imana irumirwa iravuga ngo ntushobora kujya mu ijuru wumvisha urubone ngira musuri jyana nawe ari umunsi ngo ntawe uzaba yagiye abo barasenze nshuti zanjye niyo murashaka kubaka ama etaje nabyo ni byiza Imana ibibaye rwose ariko hari ibindi biruta ibyo hari ibintu biri mu ijuru bitarabikuzwa bitegereje ko abanyamasengesho babihabwa bakajya bagenda bakanga isi ababona igatigiti kaba ngo tubonye abantu basenze kandi niba usenga satani ntahinda umushyitsi nturasenga ujye rusenge uko iteka ryose iyo ntacyo utwaye satani uba utarakiza ndasubiramo rimwe twagiye gusengera umuntu urwaye abadayimoni turamusengera umwe mu bacaza mu byago yakanga aravuga ati nangira mpamagare ngo nze musengera ushaka dayimoni aramureba araseka ati nawe uraje se shaka ati hano twari kumwe suri murapfundura icupa ry'amazi iyo ntacyo uratwara satani ntushobora kumwirukana ugagenda niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye oya ndafashwe uyu munsi ntabwo turasenga genda usenge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza satani nawe nishize kubwawe genda usenge wongera usenge
magufa yakongera agahinduka abantu. Imana yavuga ngo uhagarare mu kibaya gusa. Aya masengesho Imana yari yateguye ngo uhagarare mu kibaya, uhanurire ibintu bidafite ubuzima bihabwa ubusa. Hano rimwe Imana ijya yikorana kandi ni gake cyane, uretse mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo abamarayika Imana yabahinduye imiyaga, ariko twebwe abizera Kristo Imana iduhindura imiriro. Hari uwacu waririmbye, sinzi niba ibintu baba bavuga babyumva, ubugenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Igiteye ubwoba cye nijoro ntikizantera ubwoba, yarafashe maso ambindura ibirenge by'umuriro. Ubugenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Haleluya. Kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Uyo guhagarara mu kibaya Imana ntibura bikoresha uhari. Ikibazo Imana ifite yakura Hezekiyeli, ariko ndahari nawe urahari. Ndahari nawe urahari mama. Hari abagore batarazamura amajipo ngo babwire Imana ngo twebwe twihagazeho. Hari abagabo bihagazeho babwira Imana ngo uracyafite abagabo batari ibigwari. Abo nibo bonyine bahagararana n'Imana mu kibaya bagahanurira amagufa bigakura. Ndafashwa kandi abaje gusenga amen. Muri uri hano Mana yanjye, kumbe mumaze iminsi nemusenga. Irambwe ngo hanura, ndarahanura agiye kumva ngo yumva habayeho ubutigita. Imana iyo yaje hari ibintu baza gutera ubwoba ngo habaho gutigita, gisira tigita. Imana ntitigisa umudugudu n'akagari gusa, itigisisi kandi si n'ibitekerezo. Isi n'ibitekerezo naho mwacurirwa imigambi, ni mu by'abantu bibwira, ni mu by'abantu batekereza. Irabanza iratigisa. Umuntu ashobora kuba ari hano ariko ari no muri Amerika kubera yagiye mu bitekerezo. Iyo Imana yaje rero ntitera ubwoba ibiti kuko nta kipfa nabyo, nta nubwo itera ubwoba intare n'ibindi, nta kipfa nabyo. Ibanza gutigisa ibitekerezo. Amagufa ngo yumva Imana iraje ngo habaho gutigita, ngo igufa rikajya risanga ibyaryo. Iyi system yari iri kubera muri iki kibaya, nta gufa ryavuze ngo njye bakiraga ku birenge bakamvunisha banyambaraho hotaro, narananiwe ndashaka kujya mu mutwe. Ngo igufa ryajyaga hafi. Ibintu Imana